Nyabusamata mwatera agahinda ntamanyagwa adutwaye uw'ingenzi bakobwa aduteye agahinda. Mareka nkubwire urukundo rujya aho rushatse urumva what you mean ushatse kuvuga iki? Urukundo rujya aho rushatse ntabwo uhitamo ngo udakunda ngo uyu nguyu ushobora kuvuga ngo ntabwo ndi bukundane n'umuntu umeze gutya ukisanga wamukunze urumva ariko wenda hari ikintu umuntu aba yifuza mu mutwe cyangwa hari type y'umuntu nyine tu ukavuga wenda ndashaka gukundana n'uyu muntu umeze gutya ariko kuri njye nyine nagendeye kuri ibyo urukundo rujya aho rushatse prefera gukundana n'umuntu turi muri range imwe. Hello beautiful people, reka nizere ko mumeze neza mu mpande z'igihugu aho muri hatandukanye. Munyemerere nangire mbifuriza ukwezi gushya, happy new month to you all. Ukwezi kwiza, ukwezi kwa kabiri, ukwezi kumugisha, ukwezi kwa mahirwe. Mbifurije kuhaha no kuronka muri uku kwezi dutangiye. Iteka Imana zabaramburire ikiganza. Mbahaye ikaze rero kuri Legend Nation TV, umuryango wanyu mugari twisangamo twese. Uko mubizi kuri Legend Nation TV, we deal with the talent. Aho dukomeza gufatanya kuzamura impano nyarwanda, impano zacu, impano z'abana bacu kugira ngo zigire aho zibavana naho zibageza. Turabifatanya twese kuko njye ubwanjye sinabishobora njyenyine, n'abandi ntibabishobora bonyine. Niyo mpamvu iteka duharanira gufashanya kugira ngo tugire aho tugeze umuryango mugari nyarwanda muri rusange. Mbahaye ikaze rero, sindi njyenyine, kumwe n'umwe mu bakobwa beza bakiri batoya kandi bafite impano itangaje, bagaragaza urugendo rwiza mu ruhando rwa muzika nyarwanda. Brand, ikaze kuri Legend Nation TV. Thank you. Welcome anyway. Urasa neza? Ukwezi wagutangiye neza cyane. Ukwezi kwiza kwa kabiri. Ukwezi kwa kabiri uzi ukuntu bakwita mu Kinyarwanda? Oya, bimbwire. Ntabwo waba utabizi. Ni ukwezi k'urukundo. Birenze kuba ari ukwezi k'urukundo ni nabyo. Uku kwezi se ufite umuntu uzagusohokana kuri Saint Valentin cyangwa shase ko byanze? Byaranze. Reka tumutegereze wabona. Wasanga. Badi ukwezi kwa kabiri mu Kinyarwanda bakita Gashyantare. Ari ngize ngo ugiye kubaza isoni. Hari ukuntu kera tukiga primaire arakaririmbo bajyaga badukubitira gufata kamezi mu Kinyarwanda. Mutarama Gashyantare werurwe Mata Gicurasi Kamena Nyakanga swara unutakaje Kanama Nzeri ukwahakira ugushyingo ukuboza arashize urahogoza. Aya ntabwo nageze ahawe. Reka mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu mbanze nguha ikaze nanone muhe n'umwanya wibwire abadukurikiye muri aka kanya, bakunzi ba Legend Nation TV, biteguye kwakira impano yawe, biteguye kuganira nawe, biteguye kubana nawe muri urugendo rw'amasaha tugiye kumarana. Gusa mbere yuko nguha uwo mwanya, reka nongere nibutse kuri wowe tubanye bwa mbere, nyemerera nkwibutsa nanone gukora subscribe kuri Legend Nation TV kugira ngo nawe wisange mu muryango mugari ukunzwe kandi aho igitekerezo cyawe kiba ari ingenzi. Brandi, ikaze. Sinzi igihe nsigaje ku isi, sinzi umubare w'inyenyeri, ariko hari ikintu kimwe nzi neza ijana, nuko ngukunda. Wowe nzira igera ku munezero wanjye, umutima wanjye uhinduye iriba ry'akanyamuneza. Ndagukunda rimwe na rimwe mbura amagambo mbivugamo, nkumva naguhorera gusa nkatuza. Urukundo rwanjye rubavu rwanjye, ibyo ntukabishidikanyeho kuko
kuko ngenda gukunda. Wow. Amazina yanjye yitwa Amy Blanding. Ndi umuririmbyi. Ako gerageza uvuge cyane Blanding. Ufite isoni. Ase kushatse ko atari kunyumva. Cyane tukumve. Nyuma yuko twumvishe ijwi ridasanzwe. Reka mbanze nko kaje. Okay. Enjoy yourself. Wumve uri comfortable maze ubundi tuganire n'abakunzi ba Radio Nation. Icyo nzi cyo nuko umaze kudutera amatsiko kandi bamaze kwizera ko bagiye kuryoherwa. Okay, twagiye noneho. Amazina yawe? Yitwa Amy Blanding. Urumva? Ndi umuririmbyi, ndi umuhanzi. Nkaba n'umuhosta, ndahostinga ibiganiro, muri biganiro. Nkaba mfite YouTube channel, nkorera ibyo bintu byose, akaba ari Amy Blanding kuri TikTok, Instagram hose. Uwashaka kunda wese yansura akareba ibyo nkora. Biranumvikana mbere yuko tugira ahandi hantu tujya hisumbuyeho, banze bajye kuri YouTube channel yawe Amy Blanding, banze bakore subscribe, banaryoherwe na byinshi bategurira birimo n'ijwi ry'igitangaza bagiye kuba bumva muri aka kanya tujye kuba tuganiraho kuri Radio Nation TV. Bandi nyuma yuko utubwiye byinshi tugiye kujyamo mu buryo burambuye, kuba uri umuhanzi, umuririmbyi. Asubundi umuhanzi n'umuririmbyi batandukanira. Umuhanzi ntekereza ko yashobora kwandika, umva akagira agacreating ikintu nyine, ariko umuririmbyi ashobora kuza akaririmba nyine ibintu umuhanzi yakoze. Okay. Umuhanzi nuvuga ngo ni the owner, umuntu creating ikintu, hanyuma umuririmbyi niwe wundi ushobora gukora nk'ibyo wa mbere yakoze akamwigana. Okay. Yakoze cyane. None wowe uri iki muri ibyo byombi? Uri byombi. Nabivuze ariko ndi byombi. Ukaba n'umuhosta, bajye kuri Amy Blanding kuri YouTube channel yawe, bakore subscribe, banarebe byinshi bategurira. We support each other. Uru rugendo ntago twarugenda twenyine, bisaba ko dufashanya kugira ngo nuguye tumuhagurutse, dukomeze gupushinga, byanga bikunda byiza biri imbere. Blanding, rwose umwana mutoya w'umukobwa, ninyumve nabi simvuze umwana w'ubwana, ahubwo ndikuvuga n'ubundi byanga bikunda ntago uri mukuru mu myaka. Yego ndi kubyumva rwose. Ntago uri mukuru mu myaka. Ku myaka yawe kwisanga ufite ibintu byinshi navuga bikubyiganiramo, ukeneye kwereka abantu, bigupushinga, impano yawe kuririmba n'ubundi buzima busanzwe ubisanisha gute, bihura bite? No kubimanaginga nyine ntago byakwanga, kuko kimwe ubuze amasaha wagikorera n'ikindi ukagipangira ikindi gihe, cyangwa mba numva ariko waba ubikunda ntago waba uri ukuntu bimanaginga nyine. Yego mba nzi kimwe igihe ngomba kugikorera, n'ikindi nkagerageza nkagikora ikindi gihe, gutyo nyine ni ibintu bigoye. Niyo mpamvu mubwiye ngo bisaba kuba ukunda icyo kintu, iyo ugikunda ntago wakiburira umwanya. Hari indirimbo zawe ufite waririmba? Imwe. Yego. Wow. Indirimbo yawe yitwa gute? Tukagumana. 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 Okay, mbere yuko tuvuga byinshi reka tubanza twumve sample kuri Tukagumana. Nta kibazo. Nabonye akazuba kandasira mu gitondo, ururabyo ruhumura nk'umubavu, ubwiza bwawe buruta ubw'izuba ryaka, urusha izahabu gushashagirana, wowe umurika ahatabona, siniyumvisha kukubura, sinzi ko njye nabaho nagufite na buzima sinyihumeka, ushaka iruhande rwanjye maze ubu wanjye twigumanira ubuziraherezo, maze nabura byose bigashira, nabura bose bakansiga,
ariko tukagumana, ariko tukagumana. So beautiful, tukigumanira. Iyo ndirimbo ujya kuyandika inspiration yavuye? Nkubwije ukuri yaturutse ku bandi bantu. Kuko ubona nyine bakundana tu. Hari igihe umuntu akunda undi, nta bantu urabona bakundana ukanabikunda. Ukumva bafite ishyari. Ukabakunda ariko bari kumwe, ishyari ryiza, ukumva nyine banagumana ntabwo batandukana. Noneho akabiro bagutera kugira kuba wakandika. Ni abantu narebye gusa numva umva ukunze bishyira nyine mu kigo cyabo na love story yabo irakwinspira. Wowe bite? Kandi nakubwiye ko byanze. Wizerera mu rukundo? Nibizereramo. Abakobwa cyane cyane bashiki bacu bajya babashinja gukunda abasaza. Wowe abaye wowe ugiye mu rukundo hagati y'umuntu muri age zimwe n'umuntu ukurusha imyaka, wakundana nande? Mareka nkubwire, urukundo rujya aho rushatse, urumva? What you mean? Ushatse kuvuga iki? Urukundo rujya aho rushatse, ntabwo uhitamo ngo udakunda ngo uyu nguyu. Ushobora kuvuga ngo ntabwo ndi bukundane n'umuntu umeze gutya, ukisanga wamukunze, urumva? Ariko wenda hari ikintu umuntu aba yifuza mu mutwe, cyangwa hari type y'umuntu nyine tu. Ukavuga wenda ndashaka gukundana n'uyu muntu umeze gutya. Ariko kuri njye nyine nagendeye kuri ibyo urukundo rujya aho rushatse. Prefera gukundana n'umuntu turi muri range imwe. Ntabwo nkunda umuntu unduta cyane. Brand abaye like ari ijambo bajya bavuga ngo aho gukunda umukire, umuntu ufite ubushobozi bwinshi, wakunda umuntu udafite ubushobozi bwinshi mukagira icyo mwubakana mwembi. Bana abashiki bacu hari ukuntu bajya bumva mu debate, mu biganiro bagira no kumva umwe aravuga ngo nje ntabwo nakundana n'umuhungu w'umukene, ntabwo nakundana n'umuntu ukennye, undi ukumva aravuga atoya njyewe cyambere n'urukundo nakunda umuntu uko yaba ameze kose, yaba atanafite n'ubushobozi buri hejuru, tugafatanya kubaka ikintu kizaramba turi kumwe. Wowe kuri izo mpande zombi uri ku ruhande? Ikintu nakwishimira nuko natangirana n'umuntu twese turi hasi, tukazamukana. Ntekereza ko nibyo byose biha agaciro, sibyo? Kuko hari igihe ukundana n'umuntu afite n'ibyo bintu byose, akajya anabigucyurira, akabigucyurira bro. Akagucyurira kubera akabigucyurira akavuga ngo ni njyewe wakugejeje hano, ngiyo utaba ari njyewe. Ariko wa muntu mwatangiranye nyine hahandi mwese bikaze muzi aho mwaciye, ntabwo arabikubahira, mwese mukaba mumeze neza. Nyine icyaha kiza kuri njyewe ni uko nazamukana n'uwo uri hasi, tukagenda tugera hejuru turi kumwe. Nibyo nakwishimira no kurusha n'uwo nguwo waba ufite amafaranga menshi, nyine ntazi aho yakuye, ntazi uko yabonye. Nuko wari ubwo usanga rero nabwo uhisemo gutyo, nk'uko wari ubivuze ngo ugashakana n'umugabo w'ubukire akagera aho agucyurira imitungo ufite kubera we yagucyurira ibyo yaguhaye, yagucyurira ibyo yakugejejeho. Hari ubwo nanone ukundana n'umuntu uri hasi udafite ubushobozi na buke, mu kubakana nk'uko uri kubivuga, mukagera no ku bihambaye bya mirenge, ariko mwahagera ubwiza bwawe nawe akibubona, akabona ubw'abandi, kuko wowe mwabanye mu bukene, mugeze aho ibintu bimeze neza ntakibona uri ku rwego akaguta. Nyine icyangombwa no kuba wakoze ku ruhande rwawe. Witekereza ku ruhande rw'umujama cyangwa rw'umukobwa mwamukunda, wowe kora ibyawe, iby'abandi birabareba. Hanyuma kuri kote y'ababyeyi bapushinga abana babo kubana n'abandi bantu bitewe n'icyo babakurikiyeho, ubivuga iki? Ntabwo bagakwiye kubikora, bakubashya icyo umwana wabo ashaka nyine, ubwo bakamushyigikira. Ko buriya ntabwo ari nabo baba bagiye kubaka urwo rugo, ni umwana uba ugiye mu rugo, ibyago ahuriramo nabyo ni we ubyimenyera. Ndumva rero bitagakwiye nyine tu. Reka twigarukire kuri wowe, tugaruke turebe inyuma gatoya. Unkundire
mubaze ni urugendo rwo kuririmba wabitangiye ryari, byaje bite? Kanangiriye ku kuntu byaje, ntago ari njye wisanze n'iyo mpano ngo yo kuririmba ngo mvuge ngo byaje bite rero, byagenze bite? ni kwa kundi mba ndi mu rugo ndi kwegereza ibyombo, ndi guteka, ndi kugira iki nkaririmba, uri mu turimo tw'umurimo. ni uko byazanye kera, nkajya niririmbira nkumva nyine ndashaka kuririmba, naririmba abantu bakambwira nyine turi kumwe, abashuti banjye bakuva uzi kuririmbye neza, uzi kuririmba, nahita mbitesha agaciro, bava bano bari kumfera, barimo baragira ngo banyumve, nyine simbyiteho tu. Noneho na ba bantu nyine bamvuga ngo bazi kuririmba ni abahanga, naririmba turi kumwe bakambwira ngo uzi kuririmba cyane. wowe wabitaga abahanga, ariko uririmbye muri kumwe nabo bakubwiye ko uri umuhanga muri murabizi. Aho ngaho rero niho natangiriye kubitekererezaho, ndavuga se abantu nemera ko bazi kuririmba, ndaririmba bakavuga ngo nzi kuririmba, wabisuzuma nkareba ko wasanga bihari, reka nigerageze. Hanyuma rero nkajya ndirimba, nkafata utuvidewo ibiki, abantu rero batangira kujya bambona, batangira kuntumira mu makwe, nkajya kubaririmbira, nkajya gusohora abageni, nkaririmba mu maniverseri, nyine mbona n'abantu bari kungirira icyizere no kurushaho ubwo cyongera nigire. Nyine nibyo byanteye imbaraga, ntangira nyine kwibonamo ko ushaka kuba mfite iyo mpano yo kuririmba, ntangira kubijyamo gutyo. Ubu natangiye kujya njya kuririmba, nyine nakoraga amakava, ngasubira indirimbo z'abandi, bagenda bampamagara nyine gutyo. Muri 2019 ndatekereza ko aribwo nabitangiye, nkajya njya kuririmba nyine ahantu, ngasohora abageni gutyo, bigenda bikura. Indirimbo yanjye yo nayikoze muri uyu mwaka ushize 2024 mu kwa 12 nibwo yasohotse. Watangiranye 2025 n'igihangano cyawe Twigumanire, tukagumana, wamaze no kuturirimbiraho mu kanya. Urwo rugendo warutangiye, birumvikana wari ukiri mutoya, ukiri no mu mashuri, maybe ababyeyi bawe babyakiriye gute? Barabikunda, barananshyigikira mu buryo mu bushobozi bwabo nyine uko bashoboye. Ntago navuga ngo rwose hari icyo ntacyo nabashinja kuri ibi, baranshyigikira nyine, baranshyigikira, banabyishimira cyane. Urugendo rwo kuva ku kuririmba mu turimo two mu rugo wabaga uri gukora, inspiration kuzamukamo, birumvikana n'impano yabaga iri gututumbamo ishaka gusohoka, wowe mu byo utamenye, aho ubimenyeye ubu ngubu ukurikije uko watangiye naho ugeze, twavuga ko ni experience umaze kugirira mu muziki uvuga ngo byanga bikunda ibi ndabishoboye? Niki kikwenspire gituma ukomeza gupushinga kugira ngo n'uyu mwanya ukivuga ati nge ndi umuririmbyi nkaba n'umuhanzi? Nuko mbikunda kandi nifitiye icyo cyizere, ndumva ari byo bituma nyine nkomera, nkakomeza kubijyamo cyane. Mfite n'abo bantu bantera courage, ndanabashimira cyane, nubwo batabura n'abaza ngo baguhungabanye, ariko kubera ko nanjye nisanze mbikunda ndetse cyane, ibyo bintera imbaraga, bigatuma nkomera, nkakomeza, numva ko nakwiye gusubira inyuma nubwo byaba bikomeye. Wera iyo section y'abaguca intege, reka tube tuyiretse tuyigarukeho mu kanya. Ahubwo ubumbire hari benshi bakumenye, benshi bagukunze, ari n'abadusabye kugira ngo nuramuka ugeze hano kuri Legend Nation TV, nyamuneka mu byo uzakora ntuzagenda utabaririmbiye ku ndirimbo gakondo, kuko nizo benshi bagukunzeho, bakumenyeyeho. Ndagira ngo utwinjize muri urwo rugendo, muri uwo munyenga w'indirimbo gakondo, ubundi tubanze twumve gakondo yacu n'ijwi ryiza ryawe n'impano yawe idasanzwe, ubundi tuze kugaruka nanone dukurikizaho ibindi bibazo, tunamenya byinshi kuri wowe. Uyu munsi bwo kuririmba n'indirimbo turi bwumve zo ni nyinshi, byo nabisezeranya abantu. Nta kibazo, kandi n'abarimbiye abageni.
Nyabusa amatage mwatera agahinda ntamanyagwa, adutwaye uw'ingenzi bakobwa, aduteye agahinda. Imbehe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe, imbehe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe. Yehe mumburize, yehe nimumumburize bakobwa, yehe nimumumburize babyeyi. Karumuna kawe n'abasaza bawe basigiye nde, imbenyo kukubyara Loreti aziyambaza nde, imbenyo abato bawe watetesheje bo bazize iki, imbeya nshuti yawe Loreti nzamubwira iki, nabaza nyina ati tanti narihe azamubwira iki, nabaza nyina ati tanti narihe azamubwira iki. Yehe ntagashikike Loreti, yehe ngazagahoza Loreti, yehe windiriza abana mama, iwe kwiririza abana shenge. Wow, so nice, so beautiful. Wow, it's so amazing, so amazing. Tutararenga aho ngaho, babarira wongere wibutsa abantu social media platforms zawe kugira ngo ibyo numviye aha niba nabo babyumvishe. Nyamuneka wavuze ngo ukwezi kwa kabiri n'ukwezi k'urukundo, ntabwo wabeshye, barugaragaze bakugaragariza urukundo. None ikiruta ibyo ku bantu bafite ubukwe muri kuno kwezi n'andi mezi ari imbere, nizera neza nta gushidikanya ko ibirori byabo utuma biryoha kurushaho. Twibutse social media platform yawe, yaba TikTok yaba Instagram, banyarukireho bakwandikire inbox bakwereka urukundo. Turi mu kwezi k'urukundo. Hanyuma abantu bafite ibirori bitandukanye, ama brother shower, ama birthday parties n'ibindi birori bitandukanye, amakwe, nyamuneka bakugaragariza urukundo kandi bagushyigikire, banaguha akazi. Ariko Instagram barimo kubyumva abantu bawe kweli. Legend Nation TV ni famille nini, ni umuryango mugari, kandi nabikubwiye hano tugira siroga ebyiri tugendera. Iya mbere, we spread love, twe dukorera mu rukundo, we spread love. Kandi ikindi cya kabiri, we support each other, turafatanya kuko buryo wakunze uramufasha. Sindi buze kubireba ndabona social media platforms zawe. YouTube channel ni Ami Brand, TikTok ni Ami Brand, Instagram ni Ami Brand, hose ni Ami Brand. Ami Brand bajyeho bakwereka urukundo, yaba YouTube bakore subscribe, yaba Instagram bakore follow, na TikTok bakore follow. Bakomeze kunogerwa n'ijwi ryiza, bakomeze kunogerwa n'ubu bugeni budasanzwe bukurimo, impano idasanzwe ikurimo. Ami Brand challenge ziri kuba umwana w'umukobwa uri mu ruhando rw'umuziki, uri kwinjira mu muziki, nizihe umwana w'umukobwa nkawe uhura nazo, bagenzi bawe bahura nazo? Uri hano kugira ngo bavugire, natwe tumenye byinshi byihishe inyuma y'ibyo tuba tubonesha amaso. Hari abaguca intege, urumva, hari abaguca intege, kandi ni ukuri uciye umuntu intege ntabwo ari byiza gucibwa intege noneho n'abantu wari wizeye, none wari wizeye wumva ko watagaguye kuguca intege. Ugasanga abantu baguciye intege n'ibindi bigiye bitandukanye, ugasanga ubuze ubushobozi bwo gukora ibintu ushaka gukora, nawe ugiyeho hari ibyo bagusabye utakora, nyine ni ibintu byinshi.
wenda ntago ntago ndahura n'ibyo bintu reka kubica ku ruhande ntago ndahura n'ibyo bintu bijya bivugwa ko kenshi abana b'abakobwa bajya kwaka baba bafite impano runaka bagera aho baba babona ubaha ubufasha ariko bakagira impungenge n'imbogamizi z'uko bakwa ruswa ishingiye ku gitsina kugira ngo bagire icyo babafasha mu kuzamura impano zabo. Banza ushira inyota ariko mu kinyarwanda cyiza baravuga ngo soma ucurure. nyine bibaho none bibaho ariko njye ntabwo birambaho. Nabambabeshya abantu ariko hari bagenzi bawe benshi tuba twumva byabayeho usibye no muri ibi ngibi by'umuziki n'akazi. Umuntu akajya gusaba akazi ugasanga ni ibibazo. Rwanda injyana gakondo n'injyana zisanzwe zino zigezweho kuri ubu ngubu ni nyinshi ziratandukanye ariko umuziki w'injyana gakondo ugereranya ute n'injyana zindi zisanzwe zigezweho kuri ubu ngubu? Nk'uko ubizi nkunda gukora ntuza gakondo karahanyuze izo nasanze nanakunda cyane nazisanzemo nyine nabasinzi gusa amagambo aba ari muri izo ndirimbo ukuntu baba barazanditse ubutumwa buba burimo ngumva iza gakondo n'iza kera zose mba numva bifatika kurusha iz'ubu ngubu pe nkunda nyine nshobora gukunda beat y'indirimbo gusa utambaza ngo wumvishemo iki. Bazishinja ko indirimbo z'ubu zitagira umwimerere nk'ubiza kera. Nanjye niko mbibona ariko nazo zirakunda ariko iza kera bwo ntago zisaza haba harimo ibintu byinshi n'ubundi wumva ari bihora bikenewe nyine bihora bikenewe. Mu bahanzi b'injyana gakondo ni uwuhe muhanzi ukunda kumva indirimbo ze? Kamariza. Kuki Kamariza? Nasanze nyine nkunda indirimbo ze nkunda indirimbo z'ukuntu zituje uko zimeze byose. Imwe mu ndirimbo ze ukunda cyane ni iyi? Nayindose. Kuririmba aba ariwo murimo usigaye ku isi rukumbi inzara yazanyica pe ntabwo mbeshya. Ngaho reka tuzamukeho gatoya kuri Narayindose. Udukumbuze gakondo. Narayindose inzozi nziza narayendabutswe umwana nkunda iyo nurwererane rwizihiye amaso yarambonekeye arampumuriza iyo buto butoshye iyo bazize intenge ururabo rwera soko kwitekeye iyo ngo gasusuruko iyo kasesekaye ngiye gusura umwana nkunda iyo ngiye gusura buto butoshye iyo umwana nkunda asa na bike. Wow, so beautiful. Indirimbo ya Kamariza yitwa Shiriyani. Ayizi? Twagiye tuzamurireho gatoya. Shiriyani mba mama wihogora shenge wisangira bawe baguhoze ihorere nshuti unyumve ngwina bawe tuguhoze ushira iyo nimbi kuri ku mutima naragukunze by'ukuri
nawe urwawe ugera ukubera umugenzi w'ukuri shiriye nimba mama icyo wihogora shenge wisangira bawe baguhoze. Wow, so beautiful. Brand, iyo utaza kwisanga uririmba ubu wakabaye ukora iki? Nako umukinnyi wa filime. Umukinnyi wa filime. Mu nzozi zawe warose kuva kera wumvaga uzaba umukinnyi wa filime? Ukiri umwana wakuranye izihe nzozi? Reka nkubwize ukuri. Iyo uri umwana si ubwo ungana gute? Oya, buri mwana wese imyaka nk'itandatu, 5, 7 agira inzozi z'ikintu yumva ashaka kuzabaho. Njye nakuze numva nzaba umusirikare. Njye nakuze numva naba muganga. Uzaba muganga. Okay. Iyo usubije amaso inyuma ukiyibuka mu bwana bwawe nicyo ukumbura? Iki nkumbura kuko ngira umwana. Nkumbura ukuntu n'ubundi nibirahari. Kuko nkumbura gukina n'abana bato, n'abana bari inshuti zanjye. Nihe mikino wakundaga gukina ukiri mutoya? Ni kwihisha. Wakundaga gukina saye? Yego. Brand, iyo urebye urugendo rwawe mu muziki watangiye ubona wumva ari ukeneye kugeza umuziki wawe, ukeneye kugeza umuziki nyarwanda muri rusange? No ku giti cyanjye ndifuza ko namenyekana mu Rwanda no hanze yarwo. Nkaba nzwi n'abantu rwose benshi. Ngiye kuvuga gutyo nakwifuza ko n'isi yose yamenya. Natwe nibyo tukwifuriza actually. Rero ndumva aho ngaho nagera pe. Urugendo rwawe mu muziki kuva aho rutangiriye naho rugeze byanga bikunda biragaragaza ishusho nziza kandi biragaragara ko ari progress ifite aho ifite purpose. Ntabwo ari ibintu umuntu akora gutyo gusa for having a fun, ni ibintu ubona ko bifite intego runaka. Nk'umwana w'umukobwa, bagenzi bawe, bakuru bawe cyangwa barumuna bawe kenshi rimwe na rimwe tujya tubabona bi expose kuri social media platform, akenshi tukanisanga mu byo bakoze ari bimwe mu bigize icyaha. Nawe umwe mu bakoresha social media platform unafite ishusho nziza kuko uzi ibyiza byazo n'ibibi byazo. Ijambo rimwe ku rubyiruko yaba abakobwa n'abahungu muri rusange ni iyihe mu gukoresha social platform kugira ngo niba ari n'izibabyarira umusaruro bazikoreshe mu buryo bwiza? Icyambere no kutagira ikigare, ukaza ufite intego yawe bwite ntihindurwe n'abandi bantu ubonye nyine mu mugonganye cyangwa iki. Njye ntekereza ko nabo babikora igitekerezo kiba kitaraje gutya ako kanya. Barumva ari abantu bahura bagahuza ibitekerezo bigahita biba ibibi nyine tu. Ariko iyo ufite intego uzi ikintu cyakuzanye ukagira principles zawe, ntihagire ikintu gihindura nyine kiri mu mutwe wawe n'icyo wumva kizima, ndumva ari uko nguko wabigenza nyine tu. Reka inama nawe ku giti cyawe. Turimo tugana ku musozo w'ikiganiro turi kugirana nawe. Reka tugaruke ku ndirimbo Lolete ya Kamaliza. Indirimbo abantu benshi bakunda kubw'amagambo meza y'urukundo ayirimo. Uyu mwanya utwinjize muri iyo mode, twinjize muri iyo mood y'urukundo n'ubundi dusoza ariko n'ubundi dukomeza intangiriro z'ukwezi kwa kabiri k'urukundo. Bashaka n'ubundi ngo ririmbire Lolete, uko nayo baririmbire. Bayituririmbe. Niba ari uko nyikunda mba numva nayihaga. N'undi wari ugiye kurira. Naraye ndose kandi nayo wayituririmbe. Turebe indi ndirimbo ya Kamaliza. Indi ndirimbo ya Kamaliza ukunda niye?
kubera icyo ushaka Kamariza ni watubwiye ko ariyo yireferaho tukagira ngo tugendere muri uwo murongo mu gusoza tubaza gusozanya n'iz'abandi ariko waduhitiye ko uyu munsi ibiganiro biraza kuba bike tugerageze kwinjiza abantu tunabasoresha weekend mu ndirimbo zibaryohera amatwi. Kunda ugukunda twazamutse na Kunda ugukunda umutima wawe umuhe wose ukungana umenye kwagukunda umurinde kubabara kunda ugukunda iyo mbe muntu ukunda wese ngira icyo ndakwibariza hari icyo wabonye cyakurutira urukundo kunda ugukunda iyo so beautiful. Iyo uri muririmba indirimbo za karahanyuze ku bantu batari kukubona nyindi ushesha n'urumeze nimba n'utuntu turi kunyuka uba wiyumva gute ibyo byiyumva uba ufite kuko niba uririmba bikagera aho urumeza rugusesa ku mubiri bigaragaza ibyiyumva biri kuzamuka muri wowe. hari igihe nzumva nkarira. Nihe ndirimbo ujya wumvika kuri yitwa Umutoni ya Kamariza. Kuki uyumva imvamutima zawe zikazamuka? Mfite agahinda n'ubura naje reka dusoreze ku Mutoni. uzatuma ndira imbere y'abantu. Reka dusoreze ku Mutoni twumve uburyohe bwayo tunareba amarangamutima yawe. Ntabwo ndi burire. It's okay. Nari umutoni wawe ibyo ndabizi nari umutoni wawe ibyo ndabizi nari umutoni yehe nari inshuti yawe ibyo ndabizi nari umuvandimwe yehe nari inshuti yawe ibyo ndabizi nari umuvandimwe cyogarura ayo maso dore nkurebe nsabye imbabazi cyogarura ayo maso yawe ashaka kunsiga yehe n'ubundi imbabazi zigira ababyeyi nsabye imbabazi yehe n'ubundi imbabazi zigira ababyeyi nsabye imbabazi. So lovely, so beautiful. Ijwi ryo ni igitangaza, impano nziza cyane. Aimée Bland, umwe mu bahanzikazi beza, umwe mu bahanzi beza dufite kandi bagaragaza umuziki ko ufite ahazaza heza mu Rwanda. Nyemera rero mbashimire mwese kandi nawe ngushimire ko twabanye muri iki kiganiro. Wakoze kuri story nziza waduteye, ibiganiro byiza watuganirije. Nizera nashidikanya ko abakunzi ba Legend Nation TV banezerewe kandi banyuzwe nawe. Ibanga nuko tugomba gukomeza gusapotingana. Yatubwiye ko platform ziwakoresha ni Aimée Bland, yaba YouTube, yaba kuri TikTok na Instagram. Mugiyeho mu following kandi mumwereke urukundo. Tunabigenza dutyo kandi kuri Legend Nation TV. Umuryango umaze kuba mugari, mbashimiye kubwa comment nziza mukomeza kuduha n'urukundo mukomeza kutwereka. Reka noneho no gusaba kuri wowe tubanye bwa mbere nanone wibutse kugenda ukoze subscribe. Nugenda udakoze subscribe kuri channel yacu kugira ngo turusheho kubana no mu biganiro by'ubutaha. Ndabashimiye rero, bifurije intangiriro z'ukwezi kwiza kwa Gashyantare. Imana izakubarindiremo kandi izakubaheremo amahoro. Ngenda bakunda
kandi mbakunda rwuzuye. Reka duhurire muri comment section umbwira byinshi wakunze kuri uyu mwari Emmy Blunt twaganiriye, na byinshi muri comment tuze kuboneramo. Ndabashimiye, Imana ibishimire.